Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ibi ngibi yanyuranyije na bosi we ari we Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wavuga bitandukanye nawe. Nibyo rwose niko byagenze si ubwa mbere ko uyu mugore no kuvuga ngo iyo abajijwe impamvu u Rwanda rwaba rufite iyo gahunda cyangwa se guhungabanya Kongo, igisubizo cya Tshisekedi kiba kimwe, ngo nuko igihugu cyabo gikungahaye cyane ku mutungo kamere n'amabuye y'agaciro ku buryo n'ubundi u Rwanda rushaka ngo kwiyomekaho ibice byacyo byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyi mvugo Tshisekedi yongeye kwisubiramo tariki ya 2 Ugushyingo 2025 mu biganiro yagiranye n'abanyekongo mu Misiri, aho yabwiye abaturage ko u Rwanda na Perezida Kagame bashaka ibice by'uburasirazuba bwa Kongo kubera gikungahaye cyane ku mabuye y'agaciro ndetse kandi kikagira n'ubutaka bunini cyane kandi burumbuka. Nibyo yagaragaje cyane. Gusa mu kiganiro Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa RDC Therese Kaikwamba Wagner aherutse kugirana na Al Jazeera, yabajijwe no kuri iki kibazo, yabajijwe kuri iyi ngingo. Hanyuma mu byo yabajijwe niba igihugu cye kigishimangira iyo mvugo y'abayobozi y'uko rero u Rwanda rushaka kwiyomekaho ibice bya RDC. Gusa mu mvugo yumvikanamo gushidikanya cyane, Kaikwamba we yavuze ko iby'uwo mugambi w'u Rwanda atabihamya. Aho ubundi niho dahazara make akantu ndashaka ko ntabwo abihamya kandi perezida bihamya. Impamvu nashatse ko ibi tubikurikiranya mu magambo ye wenda bari gukomeza uti yagize ati ntabwo nshaka gukekeranya ku by'u Rwanda rushaka cyangwa se iby'u Rwanda rudashaka. Muri make nta makuru na make afiteho byo kuba nimba bashaka guterwa. Muri make ni oya, ntabwo mbizi. Kandi Tshisekedi yarabyemeje 100% ko u Rwanda rushaka kwiyomekaho, atanga n'impamvu rubishaka. Hangari watanzamo ikintu gikomeye cyane. Icyo bavuga hangaha bo batekereza ko hari umwihariko u Rwanda rwaba rurakeneyeho, ariko Therese Kaikwamba babimubajijeho bigaragara ko asobanura bitandukanye, ariko ntabwo natekerezaga ko yavuga ibi kubera ko ibi bita bigaragaza ko iyo Tshisekedi ari ahantu ari kumwe n'abanyekongo nk'uko twabivuze, avuga ikintu kiratuma bamwumva cyane kandi agashyiramo akantu k'u Rwanda. Bitandukanye na Therese waruri hariya abizi neza ko ikintu cyose aravuga araza kukibazwaho ibisobanuro bihambaye birenze ibyo akeneye. Ahatandukaniye na Tshisekedi byavuga ntawe umusobanuza, nta wundi yagera mu gihugu ngo amubaze ibisobanuro, ariko Therese ibyo yari kuvuga yari kuza kubitangaho ibisobanuro. Ibyo biganisha cyane ku kuba byagombaga gutuma byanze bikunze ikintu cyose avuga ataza kukivuga mu buryo bwo kugira ngo abantu bose bahite basobanukirwa intego ye, kubera ko kuyivuga abantu bose bari guhita bamuvuga gutya na gutya, bakamubaza ibibazo bitandukanye. Ibi rero aba yabitangaje kuko azi neza ko nta ngingo y'ukuri iraza gusobanurwa hariya, we nta ngingo afite yaza gusobanuramo ibyo bintu. Bikaza gutuma nyine abiheraho havuga ati reka mbica ku ruhande, kuko bamubazaga agakekera yavuga ati ntabwo mfite kubihamya cyangwa ngo mbihakane ku by'u Rwanda rukeneye. Ibi rero iyo bivuzwe bigaragaza ko nawe ubwe ntago ashaka kugira icyo asobanura kuko arabizi ko yabazwa byinshi, ariko iyi ngibi ikaba ari ishusho y'ukuri igaragaza ko ibivugwa byose biba ari ibinyoma kuko nta kuri babifiteho. Umunyamakuru yakomeje agira ati ariko abayobozi banyu ibi nibyo bintu bavuze ko u Rwanda rushaka gutwara igice cy'uburasirazuba bwa Kongo. Hanyuma Kaikwamba we yesa amuca mu ijambo uti mu mvugo yumvikanyemo kwinyuramo aca amarenga, mu mvugo nyine yumvikanyemo kunyuramo aca amarenga ibyavuzwe ari gukekeranya. Ati icyiza hejuru yo gukeka ni ukumenya, kandi icyo tuzi ni uko ubutaka bwacu buzakomeza kuguma ari uko buri. Ubutaka bwacu ntabwo buzakorwaho nubwo habaho imbaraga cyangwa se igihugu gishobora kuva ku ruhande urwo ari rwo rwose.
Kayikwamba ntabwo abyemeza nubwo abizi nta n'amakuru abifiteho, abo Kisekedi wenda yagize atya yumva hajemo akantu ko kwisobanura ku banyekongo bari mu Misiri, ahita yizaniramo ko u Rwanda rushaka gufata cyangwa se rushaka kwigarurira ibice byo muri Burasirazuba bw'iki gihugu. Muri make Therese Kayikwamba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu we ntabyo azi, nta makuru afatika abifiteho, bitandukanye n'uko no Perezida Kisekedi we yabivuze. Gusa yakomeje n'ubundi yibaza byinshi ku by'umunyamakuru yakomeje kumubaza, nuko umunyamakuru yongeye kumubaza ati ariko se muzi abanyarwanda, muzi ko abanyarwanda badashaka gutwara igice cy'Uburasirazuba bwa Kongo? Kayikwamba yahise amusubiza ati ntekereza ko imyaka ishize yaduhaye ibimenyetso bikomeye ndetse n'ingero zishobora gutuma dukeka iyo make gukeka ibyo kwiyomekaho ibice bya RDC ariyo ntego, ariko we ntabyo azi, ntabyo ahamya, gusa ibimenyetso wenda byabigaragaza, nta makuru abifiteho. Kunyuranya imvugo kwa Kayikwamba na Kisekedi ndetse no kugaragaza iyo mvugo ko yakwirakwiye kenshi cyane kandi henshi mu bayobozi ba RDC, ko nta kimenyetso cyangwa se amakuru yizewe ashimangira ko ibyo bintu bihari, ahubwo ari ugukeka. Kuko nko mu kiganiro Perezida Kagame yagiranye na Mario Naufal, aho kino kiganiro cyabaye muri Werurwe no cyagiye hanze 2025, yashimangiye ko umutekano w'u Rwanda aricyo kintu cya mbere kirushishikaje aho kuba umutungo kamere wa RDC nk'uko bamwe babivuga mu magambo ya Perezida Kagame. Kuko ngo ati uramutse urebye nko ku rutonde rw'amagana y'ibigo biriho biva mu Bushinwa, Uburayi, Amerika, Canada ndetse n'ibindi biri gukorana muri kano karere, barajwe inshinga cyane n'amabuye y'agaciro muri Kongo, ndetse u Rwanda rwaza ku mwanya w'ijana, rwaza ku mpera mu bashaka amabuye y'agaciro. Gusa ngo nka kampani zo mu Bushinwa, Uburayi, Amerika, Canada n'ibindi ngo bishishikajwe n'amabuye y'agaciro muri kano karere, ko u Rwanda rushobora kuza ku mwanya wa nyuma mu rushishikajwe n'amabuye y'agaciro. Ubu ni uburyo bwo kugaragaza ko u Rwanda nta gahunda na ruke rufite rw'inyungu kuri Kongo. Gusa Perezida Kagame muri icyo gihe ubwo yagiranaga ikiganiro na Mario Naufal, yibukije ko hari ikibazo rero gihari kitari amabuye y'agaciro, ahubwo ko u Rwanda rufite ikijyanye n'umutekano, aho yagaragaje ko bidashobora ko u Rwanda rwaba rutizeye umutekano warwo mu gihe kirekire. Rero no mutegereza amabuye y'agaciro ngo naho habayemo iyo ngingo. Rero n'ubundi hari ikibazo cy'umutekano gusa ikintu cya mbere batekerezaho cyane u Rwanda ni umutekano, muri make ni FDLR. Rero Kayikwamba ngarutse cyane kuri iyi ngingo ya Kayikwamba, ibyo yanyuranyije nawe ntabwo bintunguye, ahubwo bazanyuranya. Turacyafite byinshi cyane byo kubabwira ku byo kunyuranya na perezida w'iki gihugu Felix Antoine Kisekedi Chilombo. Byagaragaye ko bagenda bagira kudahuza imvugo zabo, ibyo byose bituma hari uburyo bigaragaza ko ibyo bavuga nk'uko iyi nkuru ibisobanura n'ubundi batabifitiye ibihamya, kubera ko barabizi neza ko mu gihe baba bakoze ikintu cyatuma u Rwanda cyangwa se ibihugu by'amahanga bitekereza ukuri kubivugwa, byatuma n'ubundi isi yongera gucika ururondogoro ku buryo basobanukirwa neza ko nyine ibivugwa ntaho bihuriye n'ukuri. Kisekedi rero we aba yemerewe kuvuga icyo ashaka, kubera ko iyo ageze mu gihugu nyine ni umukuru w'igihugu, nta muntu umubaza ibisobanuro byinshi bihambaye. Ariko ijambo rimwe Kayikwamba we yari kuvuga hariya ryari kugira ibindi bintu risobanura, kandi rigatuma byongera gutuma Kongo cyangwa se amahanga atekereza ibitandukanye n'ibyari biri kuba, kubera yuko hari byinshi biba bitandukanye baba babona, bigagira ibindi bintu bisobanura. Kandi muri no minsi bigaragaza ko
leta ya Kongo yahisemo gahunda yo gutuza ahubwo igashyira imbere ibiganiro cyangwa se ikimiriza imbere icyatuma isi ibona ko nayo ishaka ibiganiro, nubwo tutazi neza niba ariko kuri kw'ibihari cyangwa se niba koko ari amayeri iri gukoresha kugira ngo bizatume ikomeza gucanga abantu, ibavange bayoberwa ibiri kubera hariya. Ariko ntekereza ko tuzakomeza kugenda tubibona gahoro gahoro. Reka mbibwirire ko Doma News Live mu gihe abandi bahugijwe n'intambara ndetse n'umutekano muke, yasobanukiye ko nk'abanyarwanda duhugijwe cyane n'umutekano, kubaka nk'uko perezida ahora bivuga, ndetse kandi tugakora ibikorwa biduteza imbere. Niyo mpamvu ikimara kubisobanukirwa yamenye ko mufite business zanyu mushaka ko zigera kure zikaguka, waba ufite business ntoya cyangwa se iciriritse, waba ufite ibikorwa byawe ushaka ko bigera kure, reka nkubwire ngo n'ahandi hantu byanyura uretse ku muyoboro mugari wa Doma News Live. Zana ibikorwa byawe babikwamamarize, dore ko bafite promotion nziza aho bakwamamariza mu gihe cy'amezi 3 ku buntu, ibikorwa byawe bikamenyekana bikagera kure. Iyo promotion ndagusabye ntigucike, ibikorwa byawe bigere kure byamamare binyuze muri Doma News Live. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0779151023 ubundi ibikorwa byawe bigere kure. Ntago ari bo bonyine, Likadel yasobanukiwe umwihariko w'ibigirori byawe ndetse n'uburyo bigomba kugera kure bikaza kugenda neza ubifashijwemo na Likadel. Bafite ibyo kunywa byaba ibisembuye ndetse n'ibidasembuye, bafite champagne, bafite likeri z'ubwoko bwose. Mu gihe cy'akabeho kari Kigali cyane ngo likeri zijya zibikora, bahamagare kuko bakorera Kicukiro i Nyanza, ni hafi cyane. Niba utabageraho hano Kicukiro i Nyanza aho bakorera, bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0780563981 cyangwa ubavunyishe kuri 0791510203.